TWAHIRWA Jean Marie Vianney, Gari Kagasharu, Umurenge wa Nyamirambo. Nkaba naravutse 1981. Jenoside yabaye ifite imyaka 13. Biba ngombwa ko insiga ndi imfubyi. Nyuma yaho ntabwo nabonye uburyo bwo gukomeza kwiga kuko intambara yabaye niga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Aho intambara iviriyemo byabaye ngombwa ko ubuzima mu ncanga ko nari nkiri n'umwana mutoya. Mu buryo bwo kugira ngo nibesheho nabaye umunyonzi w'amagare Nyabugogo, mbikora amezi 6. Nyuma y'amezi 6 nabaye umuhereza w'abafundi kuko nabonaga amafaranga yo mu bunyonzi adahagije. Mbu muyede nkora amafaranga magana 6. Natangiye akazi k'ubuyede muri 1999. Ubuyede ndabukora kugera muri 2001. Niga iby'ubufundi mbu mwubatsi 2001, 2002, 2003. Hagati aho muri 1999 nibwo natangiye kuba nagondagonda inzu. Nubatse inzu y'amabati 20. Nyuma yaho inzu nyibamo imyaka 4. Muri 2004 nibwo nubatse ahangaha mu Nsanze. Ariko nahubatse maze gushaka umudamu. Twashakanye muri 2004. Ubu tuvugana tugeranye inshuro 5. Nubatse ahangaha rero yari inzu iringaniye ntoya na parcelle yari ntoya. Nyuma yaho nza kubona imbaraga zigenda zimbana nkeya zo kuba nayikora. Nagannye ikigo bita Sako ya Nyamirambo. Sako dutangirana mfashe amafaranga 200,000. 200,000 nabyishyuye amezi 6. Bangirira icyizere cyo kongera kumpa andi bitewe nuko aya mbere nayishyuye neza. Nararangije bampa ibindi 600,000. 600 nabyo bimfasha kubaka ahangaha. Genda nkora amafinisage nayo narangije neza. Nyuma yaho ko nari maze kubona akazi katagenda neza, nari narabashije kwiga moto, mbona na perime, ariko nta moto nari mfite. Ko natwaraga iz'abandi byabaye ngombwa ko ngana Sako. Muri uko kwishyura inguzanyo bagiye bampa neza, nishyura neza, byabaye ngombwa ko ngera igihano cyo kubaka 1,5 miliyoni kugira ngo ngure moto. Naguze moto rero kuva 2015. Naguze moto ndayishyura neza. Ndumva narishyuye hafi 2 miliyoni mu nguzanyo bari bampaye ya 1,5 miliyoni. Niba nibuka neza cya 1,900,000. Nyuma yaho rero narayirangije kuyishyura mbaka andi mafaranga nkomeza gukora hano mu rugo iwanjye kugeza uyu munsi. Mbona urugendo rwanjye uhereye nyuma ya jenoside naragiye ntera imbere, kandi gutera imbere kwanjye ndabikesha Sako kuko nicyo kigo nakoranye nacyo kimfasha kugenda niteza imbere. Umutungo wanjye ntiwutangira, urumva urugendo rwanjye ko rwari rumeze. Natangiye nkorera amafaranga 600. Ayo mafaranga 600 ntabwo wagombaga kuba wayafata ngo uyubakemo inzu cyangwa se kandi ukeneye no kuyabamo nk'umuntu wimenyeraga ubuzima bwose. Byabaye ngombwa ko uko nakoreraga ayo mafaranga narisuganyaga nko mu kwezi nkagura nk'amabati 2. Amabati 2 nguze yabaye amabati 15. Nshinga inzu nashinze
nagumye kugenda nyikora buhoro buhoro kuri bwa bushobozi buke nabonaga. Byaje kugera igihe ngo ino parcelle ntago ari ahantu nabanje gutura. Nguze ino parcelle ngurisha ahandi hambere nari mfite. Hari ahantu nari mfite nahagurisha 1,400,000. 1,400,000 kuko nari mfite ikibanza hano, nibwo nahise nzamura ino nzu kuri ayo mafaranga 1,400,000. Kugeza aka kanya ndabona imitungo yanjye ihagaze muri 20,000,000 nta deni ririmo.